ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara kandi bataravuga nzabumva. Amen. 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 Tugiye gusenga Imana. Ariko ijambo riratubwiye ngo maze ubwo bazaba batarantabaza nje nzabatabara, ngo kandi ubwo bazaba bataravuga nze nzabumva. Sinzi ikibazo ufite, uburwayi ahuri, waba uri ku gitanda, baba bagiye kukubaga, bamaze kukwandikira, yiravuze ngo batarantabaza nzabatabara. Nongeye kukubwira ngo hari Imana ije kugutabara. Yes, turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe, share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana, kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera, ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwarangiye. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe, nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe, ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire, na comment zirakenewe. Haleluya, haleluya. Amen. Amazina ni Dukuzumuremyi Jean Bosco. Yego. Kabandu umupapa ndubatse ku izina ry'umwana ni Papa Prince. Yego, Papa Prince niwe turi kumwe. Jean Bosco, Karame. Amakuru ni meza cyane. Imana iguha umugisha. Amen. Kuba wemeye kuza. Amen. Kugira ngo tuganire. Amen. Yego, uzi gusenga cyane. Sawa, ngaho dusengero gango Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Amen. Amen. Rero turasuhuza abadukurikiye mwese. Reka dutangire n'isengesho dusenga. Yego. Uri Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye imirimo n'ibitangaza ko wabanye natwe, tugushimiye ko waramburiye ukuboko kwawe ugatsinda ibyari bitugerageza, ugahagarika indwara nyinshi zari ziri muri twe. Tugushimiye kari weho ukora ibyo twe tutakora. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Unyemerere muri aka kanya ka none, iyi saha turagushimye, twe turi imbere yawe Uwiteka Nyir'ingabo. Turagushimye ku bantu benshi badukurikiye, wagiye ukorera imirimo yabo n'ibitangaza. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ngaho twemere muri aka kanya tugiye kumera imbere yawe, ubane natwe, kandi kiruta byose udukoresha iby'ubutwari. Uwiteka Nyir'ingabo, buri muntu wese uri bumvigira ijambo rigira iryo rihindura ku buzima bwe. Ushigikire Uwiteka Nyir'ingabo buri muntu wese ukurikira iyobokamana, abane nawe, kandi nyemerera udushigikire, udukomeze muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yego, Jean Bosco tuguhaye ikaze rwose. Amen. Amen. Iyo nakiri umuntu bwa mbere mubaza igihe yakirijwe akatubwira n'impano afite, none ibishoboka, impano zishoboka tukazikoresha muri iki kiganiro. Amen. 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 Wewe wakijijwe ryari, wakijijwe iki? Nje maze igihe nkijijwe, ariko ndashimira Imana yankijije, impamagaye imvanye mu byana. Ari umuntu ukunda cyane gukoresha ibiyobyabwenge, nk'inzoga, nkoresha itabi, ariko nza guhura n'ukuboko kw'Imana. Imana ingirira neza, Imana imvana ku nzoga, imvana ku tabi. Muri byo nshimira Imana pe ko yamvanye kure. Yego. Ndetse si ibyo gusa yakoze, iza no kungabiza umurimo wayo, ingira umuvugabutumwa. Yego. Ingira n'umuririmbyi, ndirimba indirimbo zanjye bwite nihimbiye. Yego. Ibyo ni ibintu nkunda gushimira Imana. Yego. Imana ishimwe cyane. Turaza, hari ikintu kijya kigorana, abantu bajya bavuga ngo kureka inzoga biroroha, ateko kureka itabi biragorana. Ugiye kutubwira imbaraga zagusabye kugira ngo itabi urireke? Cyane nk'uko bivuze, inzoga byo biroroha, ariko ikintu itabi ni ikintu kigenda kivuna cyane kukivaho, kuko hari igihe wiha umwanzuro ngo urivuyeho, akenshi wahura n'umuntu uri kurinywa, wakumva wamwuka, ukumva n'undi warisubiraho. Ariko nshimira Imana
ko pe yangerageje njewe byagerageje kuja binanira ariko nshimira Imana ko yamfashe ukuboko kuko igihe nari ngeze igihe cyo kuja nitera n'inshinge ariko Imana mbona ukuboko kwa Imana ingirira neza Imana nitabira imvanaho ariko ntibyari byoroshe pe kuva ku itabi ntibyoroshe ariko birasaba kumaramaza muri we ukumva ko ikintu kijanye nabyo ubyanze kandi ukitandukanya cyane cyane na groupe wagenderagamo. Yego wari ugezeho ujya witera n'ibiyobyabwenge mu nshinge? Ico gihe najaga nitera urushinge rw'amezi 6 ubwo nkamara amezi 6 ndi umusinzi. Ubwo si wabaga washyizemo iki muri urwo rushinge? Hari urumugi nyine hari ukuntu bakora ibyo bitabi ruba rumeze nk'amazi bararugutera ukamara amezi 6 uri umusinzi. Amezi 6? Amezi 6 uri umusinzi kandi ubwo nabwo ari gukoresha n'ibindi biyobyabwenge. Ariko ndashimira Imana yankuye aho hantu cyane. Yego. Niba wibuka neza ninde wakwigishije ijambo ry'Imana kugira ngo ubohoke cyangwa se ninde wafatiye icyitegererezo kugira ngo uve muri ibyo byaha? Ikintu cya mbere naje gushimiraho Imana mbese nango mu kimwe ngo mfata umwanzuro kuba nareka ni famiye y'umuryango kuko icyo gihe nari ndi mu Buganda narabuze ariko none mbona murumuna wanje witwa Jackson yego akoresha imbaraga nyinshi nshaka kugira mbone aje kumbona mukungeza muri famiye abantu benshi narinzi ko batakizwa nsanga bose barakijijwe yego noneho icyo gihe gukizwa nkaje nja gusenga ariko navayo nkinyabya ku ruhande nkongera nkanywa ariko kubera gutinya amaso ga famiye ubwo ngenda hari ingeso nyinshi ngenda ndekura ubwo ndibuka umunsi umwe nari iwacu naratashe naravuye mu Buganda ndi yaruguru kwa Mutabazi nasinze ndi mu ntambara ngiye kurwana nagiye kubona mbona mukuru wanje Pastor Sekazuba mbona ngezeho naho ngo yarari kubwiriza ngo Imana iramubwira ngo genda kwa mukecuru ngo murumuna wawe byakomeye yasinze icyo gihe yangezeho pe asanga nasinze abantu benshi bancungereye ndi kurwana kuva icyo gihe mukuru wanje aramfukamisha ndemera aransengera kuva kuri uwo munsi nayo nahise mfata umwanzuro ariko ndashimira Imana ko imbaraga nyinshi zo kuruko kanagenze ifatira muri famiye umuryango kabisa umuryango urankurura neza mbese unshira mu mavuta yo kumva Imana yo gusenga Imana. Ubu niba wibuka neza umaze imyaka ingahe utagikoresha ibiyobyabwenge? Meze kubera narokotse ntarazana umugore ndi kumara mu myaka 4. Imyaka 4 kuko icyo gihe nkinywa inzoga kugira mukuru wanje aje kunsengera nari ntangiye ibintu byose bimaze kunshiraho mbura amafaranga yo kunywa inzoga nangwe yo kugura itabi nkajana inkweto nkajana ipataro icyo gihe ndibuka ko mukuru wanje aje kunsengera nsigaranye ipataro imwe yonyine ariko Imana ingirira neza kuva icyo gihe mitamenya imbaraga z'Imana. Yego ugiye kugirirwa neza n'Imana n'ubundi ibiguhaye impano yo kuririmba yo guhanga indirimbo niyo kuvuga ubutumwa. Yego aho zishoboka turazikoresha cyane. Nk'abantu mwe nabwiye nti hano ndi mu gicumbi cy'amavuta aha turi gukorera ikiganiro ni kwa mukuru we hano ni kwa Garafreri niho nicaye Pastor Sekazuba Jean Damascene. Yego mushiki we mukuru akaba na mama wa Julienne ni umuhanuzi. Julienne nawe ni umuhanuzi. Jackson murumuna wawe ni umuhanuzi. Ubwo uri kumva famiye ayo mavuta ya famiye niyo yagiye adukurura twese agenda bakajya badusengera. Ndibuka uno Julienne abamuzi neza abana abantu bamwe ndi mu Buganda kuko niyo nakirijwe no kubatizwa na abantu bagiye banyegera mbese bo banganiza kurusha kwiheba kubera ibyo biyobyabwenge urumva inshinge zimwe zari zikindimo ariko najaga nko kwa Julienne nko kucumwe ngasanga bavuye gusenga Jackson bafite amasengesho batangira kunyigisha kwiyiriza mbese muri bo bagenda banyegeza imbaraga z'Uwiteka. Yego byari bigezeho witera ibiyobyabwenge mu rushinge kirakumaza amezi 6 uriho nasinze mbese umuntu yumvaga ariyo si kumva nta bindi bintu. Icyo gihe mu Buganda nari maze imyaka 11 n'amezi 5 nta kugaruka ababyeyi bari bazi ko napfuye urumva niyo mpamvu niteraga izo nshinge umuntu kumva mbese ngo umuntu atabayeho yasinze nta bundi buzima yabamo. Yego tugiye kugira mu mwanya wo gukoresha impano. Tugiye guhera ku y'ubuhanzi. Amen. Ugiye kuturirimbira indirimbo yawe iri kugufasha cyane muri iyi minsi kurusha izindi indirimbo aho ugerageje no kwicara we
wemye we kunama cyane utaza ku Ntaza gutyo kuruha. weme kabisa witsanzure niwumva unafashijwe uhaguruke cyangwa se uryame ejo hariho twakoranye ikiganiro araryama asengera abantu aryamye rero nawe rwose reka kunama umugongo utaza kujya icara wemye ubundi uririmbe kuririmba ariko umuntu yumva afashijwe agahaguruka ntacyo uhaguruka nawe ndagukurikiza kamera ntacyo bitwaye. Amen, amen. Ndagira ngo indirimbo nkunda cyane ni indirimbo yitwa Ibihe. Yego. Iyi ndirimbo yitwa Ibihe, impamvu nayise Ibihe, nabonye ko ibihe bihindura umuntu. Hari igihe ubamo ariko none akaza n'ikindi gihe ugeramo kikagutandukanya n'ibindi bihe wari urimo. Iyi ndirimbo nayiririmbye icyo gihe ndibuka nazanye madamu ariho umukuru wanjye amaze kunsengera, yansengeye mfite ipataro imwe, iyo pataro iza gucika ku mavi. Noneho madamu akazambaza ati ipataro nukubera icyo utayidodesha, ariko nkabona ko ninyidodesha ninyiteze ibiraka abantu nyine benshi bazahita baheraho bakayimenya ko ari ipataro imwe mfite. Ubwo mbwira madamu nti ipataro twe ubundi turabarasta ntago izi pataro tuzidodesha bazita damage. Ubwo mw'icyo gihe naje kugirirwa Imana inkorera ibitangaza, iza kunyambika inyambika ubwa mbere Imana yanyambitse costume inyambika n'inkweto. Yego. Nanje ndavuga niho nahimbiye indirimbo yitwa Ibihe, nanje mbonye ko umuntu yaberwa n'ikoti akaberwa na conga, nandika iyi ndirimbo reka tuyiririmbe, niyo ndirimbo inkunda cyane kumfasha. Yego. Amen. Amen. Ibihe bihindura umuntu, ibihe bihindura umuntu, gihe uri umukene mwene data nico gihe cyawe, kandi gihe uri umukire mwene data nico gihe cyawe. Ibihe bihindura umuntu, ibihe bihindura umuntu, gihe uri umukire mwene data nico gihe cyawe, kandi gihe uri umukene mwene data nico gihe cyawe. Penina yirenze kuri Hana kuko ico cyari cyo gihe cye, ariko igihe cyo gutabarwa Hana nawe abyara umuhungu. Penina yirenze kuri Hana kuko ico cyari cyo gihe cye, ariko igihe cyo gutabarwa Hana nawe abyara umuhungu. Ibihe bihindura umuntu, ibihe mwene data, ibihe bihindura umuntu, gihe uri umukire mwene data nico gihe cyawe, kandi gihe uri umukene mwene data nico gihe cyawe. Ibihe bihindura umuntu, gihe uri umukire mwene data nico gihe cyawe, kandi gihe uri umukene mwene data nico gihe cyawe.
Morodekari yicaye ku irembo kuko cyari igihe cy'ibibazo, ariko igihe cyo gutabarwa Morodekari atambagizwa ibwami. Morodekari yicaye ku irembo kuko cyari igihe cy'ibibazo, ariko igihe cyo gutabarwa Morodekari atambagizwa ibwami. Ibihe bihindura umuntu, bihe mwene data, ibihe bihindura umuntu. Gihe uri umukene mwene data nico gihe cawe, kandi igihe uri umukire mwene data nico gihe cawe. Bihe bihindura umuntu, bihe mwene data, ibihe bihindura umuntu. Gihe uri umukire mwene data nico gihe cawe, kandi igihe uri umukene mwene data nico gihe cawe, mwene data nico gihe cawe. Amen. Ibihe bihindura umuntu, igihe uri umukire mwene data nico gihe cawe, kandi igihe uri umukene mwene data nico gihe cawe. Igihe bagusuzugura, ayiwe mwene data nico gihe cawe. Igihe bari kukugaya, ayi mwene data nico gihe cawe. Igihe wabuze amerekezo, ayiwe mwene data nico gihe cawe. Ukareba hirya no hino, ayi mwene data nico gihe cawe. ukabura igisubizo mwene. ayi gowe mwene data nico gihe cawe. Yego, ibihe nibyo bikugenera abantu ugomba kugendana nabo, ibihe nibyo bikugenera abantu ugomba gusengana nabo, ibihe nibyo bikugenera ukuntu ugomba kwambara, ibihe nibyo bikugenera ukuntu ugomba kurya. Igihe urimo nyine nyurwa n'icyo urimo, ariko hari Imana ihindura ibihe. Haleluya. Amen. Imana yo hanze turayikoresheje, reka tujye no kuvuga ijambo ry'Imana. Amen. 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 Twari turi kuririmba indirimbo ivuga ngo ibihe bihindura umuntu. Haleluya, haleluya. Amen. 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 Twari tuvuye ku mpano yo kuririmba, iyo ndirimbo rero naje kuyigiriraho umugisha cyane. Yego. Inteza n'intambwe, kandi nza guhishurirwa koko igihe umuntu arimo nico gihe cye. Hari igihe waba wicaye mu gihe cy'ubukode, ariko nyuma y'ibihe ukicara mu kindi gihe cyo kongera nawe gukodesha abandi. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Katugere ku ijambo ry'Imana. Imana yaje kungirira neza, impano y'Ivugabutumwa, kandi sico gusa nirata, nziko Imana izankoresha n'ibindi, kubera yampamagaye yankuye muri bya bihe byo kwambara damage, ikabinyambaje akagashati muri kureba nambaye akagashati keza. Inziko iyo Mana yakora n'ibindi, iyakoze ibyo na n'ubu iracakora. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo ca Yeremiya, igitabo ca 31. Turi usoma duhereye ku murongo wa 9, ubundi twumve icyo Imana idushakaho muri iki gitondo. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yeremiya ibice 31. 31 turasoma duhereye ku murongo waho
turasoma duhereye ku murongo wawo wa 9. yego Kadusome mu izina rya Yesu. amen Haravuze ngo bazaza barira kandi nzabayobora mbamaze agahinda. Amen. amen Ndagira ngo iri jambo ndisome gake gake umuntu wese unkurikiye yumva ikintu Imana dushaka muri iki gitondo. Iratubwiye ngo bazaza barira ariko nzabayobora mbamaze agahinda. Nzabanyuza ku migezi y'amazi, Kadusome mu izina rya Yesu. Nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse batazasitariramo, kuko mbereye Isirayeli umubyeyi, nawe Efurayimu nkakubera ukambera imfura. Mu izina rya Yesu mwakira ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. Amen. amen Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Iri jambo ni ijambo nkunda cyane, ni ijambo riri kumfasha muri iyi minsi. Ijambo riratubwiye ngo bazaza barira ariko nzabayobora mbamaze agahinda. amen Amen, haleluya. Amen. Weho udukurikiye, waba uri mu Rwanda, uri mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika, abari mu Buganda, ndagira ngo iri jambo wumve ko ari ijambo ryawe. Hari ibintu muri iyi minsi byaba biguteye agahinda, hari ibintu byari biguciye intege, ariko ndagira nkubwire ijambo ry'ihumure. Nyuma yaho yo kurira, nyuma yo kumuborogo, hari izindi mbaraga zidukura mu kurira zikatwicaza mu byishimo. Nkimara kumvira iri jambo numvishe muri nje rinyubatse. Iri jambo rituma nsubiza amaso inyuma. Iri jambo rirongera riranyubaka rinkomeza ku murimo w'Imana. Amen, haleluya. Ijambo riratubwiye ngo bazaza barira ariko nzabayobora bamaze agahinda. Muri make hari byinshi bituriza, muri make ubukene buratubabaza, muri make ubukode bukaturiza, uburwayi bukaturiza, ariko nyuma yo kurira hari uguhozwa, nyuma y'ubukode hari ukubaka, nyuma yo kurwara hari ugukira. Ndakubwira weho dukurikiye, Imana irakubwiye ngo muri iki gitondo, irakubwiye ngo nubwo uri kurira ariko igiye kukuyobora ikwimaze iki agahinda. Amen, haleluya. Ngo kandi nzabanyuza mu nzira zirimo amazi. Inzira zirimo amazi ni inzira bidashatse kuvuga ngo naya mazi dusanga kuri robine, ahubwo ni inzira y'Imana ikuyoboye mu yindi nzira. Hari ahandi Imana ibikuvanye iguhaye ikindi cyerekezo. Bishatse kukuvuga iki wo dukurikiye, ndakubwira ngo hari ahantu wari wicaye ureba hirya no hino ukabona nta cyerekezo, ariko Imana irakubwiye ngo ngiye kukuyobora mu nzira irimo amazi, inzira utazicirwamo n'umwuma. Ngo kandi si ibyo gusa, nzakuyobora mu nzira igororotse, mu nzira utazagira utazasitariraho. Haleluya. amen Amen, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndagushyiramo imbaraga weho udukurikiye. Ndakubwira ngo hari Imana ije kongera kukuyobora mu yindi nzira. Hari Imana, amen, hari Imana ije kongera kuguha ikindi cyerekezo. Weho wacuruza ukabona nta ucuruza uhomba, ariko Imana yongeye kuza kuguha indi nzira. Imana yongeye kumanura inzira y'umugisha ku buzima bwawe. Inzira utazongera gusitariramo, inzira utazicwa n'umwuma. Aya mazi ndagira ngo nyavugeho ikintu gitewe cyane. Ntabwo ari amazi asanzwe, ahubwo ni amazi atongera kutugaramo imbaraga z'ubugingo. Ndababwira mwese mudukurikiye, iri jambo riravuze ngo bazaza barira ariko nzabayobora mbamaze iki agahinda. Hepfo gace aratubwiye ngo kuko Isirayeli umbereye umwana. Amen. Kamabwire ku kintu gito kwitwa umwana w'Imana. Aravuze ngo kuko we Isirayeli umbereye umwana, naje guhishurirwa nsanga kwitwa umwana w'Imana. Nangwa se iyo kigeze mu gihe ukita umwana, kiba ari igihe ugeze igihe cyo guteteshwa. Ndagira ngo dukurikiye nkubwire ngo hari undi muntu kubereye umubyeyi, ari we data wa twese. Aratubwiye ngo kuko we Isirayeli umbereye umwana. Kandi muri make naze kumenya ngo umwana rero, kambwira abantu badukurikiye mbabwira akantu gake. Hari akantu gato nkunda kuvuga. Naje guhishurirwa ku mwana w'imfura akenshi ntago aremberwa na nyina. Uko byagenda kose nyina uko yamukuyakuya, uko nyina yamugurira amandazi, uwo mwana w'imfura ntago akunda kuremberwa na nyina. Umwana w'imfura aremberwa na se. Impamvu umwana w'imfura aremberwa na se, kuri se umwana w'imfura abona kuri se bangana, kandi akabona ko nta kintu na kimwe cyananira se.
niyo baraburara aravuga ati wape ntabwo turaburara uyu munsi papa arahaha. Rero Imana iratubwiye ngo kuko Isirayeli nyebereye umwana, ndagira ngo nkubwire wowe dukurikiye, niba hari ikintu cyari kiguteye ubwoba, niba hari amadeni wari ufite, hari umuntu uje kukwishurira muri iki gitondo canone, kubera aravuze ngo agiye kutuyobora atunyuze mu nzira zigororotse. Ngo kandi aranje aratubwira ngo Efurayimu, ngo kuko we Efurayimu umbereye imfura. Nico kintu navuzeho, umwana w'imfura aremberwa na se. Muri iki gitondo ndagira ngo twibebeze, kubera ko Uwiteka yongeye kunyuranya inzira twanyuragamo akongera akaducira indi nzira. Aratubwiye ngo Efurayimu, weho kuko wangireho umugisha ukambera imfura, nyemerera muri iki gitondo canone ibyari biguciye intege wumve ko hari undi mubyeyi. Uyu mubyeyi nuruta abandi babyeyi b'umubiri, uyu mubyeyi ni utegeka bigakomera. Ibyo tutahawe n'ababyeyi uyu waba arashobora kubiduha. Ariko ndagira ngo tuganire kuri iri jambo kandi nagukomeza mu kibazo wabuhagazemo. Sinzi sitasiyo urimo, sinzi ibibazo ufite, cyaba ari ikibazo cy'uburwayi. Ndagira ngo muri iki gitondo canone hari izindi mbaraga zimanutse ku buzima bwawe. Ijambo riratubwiye ngo bazaza barira. Ndagira ngo muri iki gitondo nubwo wariraga, ariko hari umuntu uje kukumara agahinda. Nubwo wabonaga nta nzira, hari undi muntu uje kugucira inzira. Kandi ngo si ibyo gusa, aje kukunyuza mu nzira utazasitariramo. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Ndagira ngo buri muntu wese udukurikiye yumve ko muri iki gitondo canone hari indi ntera ateye, hari indi intambwe Imana imuteje. Ibibazo yari afite ko hari ibyo Imana ihinduye. Amen, haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu yo ije imara agahinda, kandi yarangiza ikadukura mu nzira twagombaga gusitariramo. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Nga ibyatunyuza mu nzira tutazasitariramo. Ndamenyesha buri muntu wese udukurikiye, haba ari abantu bari mu Buganda, nari maze iminsi ndi Kampala, mbabwire Uwiteka aje kongera guca inzira, kandi ngo agiye kutunyuza mu nzira tutazagira gute, tutazasitariramo. Tutarasenga reka dusome umurongo umwe gusa, ubundi dusenga Imana, ariko tuzi ko Imana ije kuducira inzira kandi ikatunyuza mu nzira irimo ibyishimo, aho ari ibintu byinshi byari biduteye agahinda, ariko Uwiteka ngaje kutumara ko gahinda. Kandi aratubwiye ngo kuko mbabereye umubyeyi, ngo namwe Efurayimu nkaba mukambera imfura, mbahishuriye aka kantu ngo umwana w'imfura aremberwa na se. Umenya ahantu wabonaga nta muntu wo kugoza, Uwiteka aje kongera kugoza. Amen. Amen. Kadusome Yesaya 65 umurongo 65, dusengere mu murongo wa 25, ubundi dusenga Imana, twumve icyo Imana dushaka muri iki gitondo. Amen. Amen. Yesaya 55. Yesaya 65 niho turi busome 35. 35 umurongo wa 24 niho tugiye gusoma muri dusenga Imana. Ntabwo turaja kuri yiri jambo. Imana iratubwiye ngo itubereye umubyeyi. Yego. 24 haratubwiye ngo kadusome mu izina rya Yesu. 24 haravuze ngo maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bataravuga nzabumva. Amen. 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 Tugiye gusenga Imana. Ariko ijambo riratubwiye ngo maze ubwo bazaba batarantabaza nje nzabatabara, ngo kandi ubwo bazaba bataravuga nze nzabumva. Sinzi ikibazo ufite, uburwayi ahuri, waba uri ku gitanda, baba bagiye kukubaga, bamaze kukwandikira, yiravuze ngo batarantabaza nzabatabara. Nongeye kukubwira ngo hari Imana ije kugutabara. Mu kibazo wicayemo hari Imana ije kugutabara, mu burwayi urimo hari Imana ije kugukiza. Iratubwiye ngo bataravuga nje nzaba namaze kubumva. Kandi naje kumenya neza Yobu w'iryo jambo muri 13 umurongo waravuze ngo dore ijisho ryanjye ryarabibonye ndetse n'amatwi yanjye yarabyumvishe, ngibyo ntago mubizi kundusha. Niyo mpamvu atubwiye ngo muri iki gitondo ca none mutarantabaza nje kubatabara. Ndagira nkubwire ngo umuntu wese udukurikiye, Uwiteka Nyiringabo, kuri iyi saha y'uyu munsi wewe unkurikiye, ndakubwiye ngo hari izindi mbaraga Imana imanuye ku buzima bwawe. Imana iravuze ngo utarantabaza nje kugutabara. Waba uri muri Amerika nje kugutabara bitewe n'ikibazo ufite, waba uri muri hirya no hino aho uhagarariye ku mpera z'isi, Uwiteka aje kugutabara mu kibazo cyawe. Amen. Amen. Na iryo jambo narimvuze, ndagira ngo dusenge Imana.
ariko duhagaze dukomeye tuzi ngo hari Imana yongeye kuza kudutabara ku buzima bwacu. Ubu buhanuzi ni ubuhanuzi butavangiwe, Bibiliya ni ijambo ry'ubuhanuzi butavangiwe. Ariko ushobora kuba warucitse intege, natangiranye n'ijambo agahinda, bishatse kuvuga hari ikibazo wari uri kuririramo, ariko menya ngo hari izindi mbaraga zije kuguherekeza zikumaza ku gahinda. Kandi ijambo dusogerejeho riratubwiye ngo njyewe ubwanje mutaravuga cyangwa se mutarantabaza nzaba namaze kubatabara. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Nyemerera utarasenga uga ngo tuze gusoreza ngo amen adukupa n'ikiganiro, banza utange nimero. Hari umuntu wafashijwe nkanjye ukuri kuvuga Imana, hari umuntu wafashwa n'ubuhamya bwawe watanze, hari umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge, wewe wabivuyemo maze imyaka 4 warakijijwe akaba akeneye inama wamugira. Ugiye kunyemerera utange nimero ya telefone ku buryo uwaba agukeneye yazaguhamagara. Hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Gutanga nimero yanjye ni 078 33 011 98. Nimero kanyisubiremo ni 033 0833 011 98. Ukabibutsa n'amazina. Amazina akaba ari Dukuzumuremyi Jean Bosco. Zina ry'umwana ni Papa Prince. Umugabo Imana yagiriye neza. Umuntu wese ukiri mu biyobyabwenge namubwira ngo nta nzira Imana yakije ifata umuntu muzi Imana tuyobore mbereka inzira y'ukuri. Akaba Imana yarampaye nivuga butumwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Karibu n'isengesho dusoza. Rero kadusenga Imana dusoza, ariko we uri hirya no hino dukurikiye tugiye gusenga ubumva ko Imana harayi kuvanye, Imana igiye kujibana nawe mu kibazo urimo. Ngaho nyemerera aho uri hose dusenga Imana, kandi wizere Imana ko ari kigiye gukora kubw'ijambo twumvishe. Uri Imana yacu, Imana ikomeye, Alpha na Omega. Turagushimye kubw'ijambo ryawe ubashije kutunyuzamo ngo tugeze ku bwoko bwawe. Unyemererera ijambo ryawe. Uravuze ngo uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera. Uravuze ngo tutaratabaza uzadutabara. Uratubwira ngo tutaravuga uzatwumva. Ngo si ibyo gusa kandi ngo ubwo tuje turira ugiye kuduherekeza utumaza agahinda. Nyemerera buri muntu wese udukurikiye umugirire neza, uwari ubuze imbaraga umugenderere, abari mu bibazo byinshi bitandukanye, iri jambo ryawe ribagireho, kandi ukuboko kwawe kuramburire kubakiza. Uwiteka Nyir'ingabo, unyemerere gukora imirimo n'ibitangaza. Iri jambo ryawe rihindura imitima rya benshi. Hari abantu benshi baba bakibashwe n'ibiyobyabwenge. Unyemerere ukuboko kwawe kwankozeho, nabo wongere ubamanurire ukuboko kwawe. Uwiteka Nyir'ingabo, ngaho nyemera muri iki gitondo cya none imbaraga zawe n'ubushake bwawe bukomeze kubana natwe, kandi bubane n'umuntu wese udukurikiye. Kugira neza kwawe no kudatinda kwawe ubikorere kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.